Umubiri wacu ugizwe n'amazi hejuru ya 60%. Bivuga ko nutabona amazi uzagira umwuma ahantu hose byanze bikunze. Duhere no mu jisho, buriya ijisho ryacu ryibirandura kubera amazi arimo. Reba mu ruhu rwacu rukenera amazi, mu bwonko dukenera amazi cyane kugira ngo ubwonko bukore neza. Ibihaha byacu bikenera amazi kugira ngo bibashe kuyungurura umwuka neza uko bikwiye. Imikaya nayo ikenera amazi. Mu magufa hakenewe amazi kugira ngo adakomanganaho bikaba ibibazo bikaryana cyangwa se bikaba izindi ndwara zitandukanye. Mbese ni hafi y'umubiri wose, burya umubiri wose ukeneye amazi. Bivuga ngo rero uko byagenda kose ugomba kubona amazi. Aha nkwibutse ko amazi tuba tuvuga ntabwo ari aya ngaya gusa tunywa asanzwe, ahubwo no mu biryo turya, mu binyobwa bitandukanye tunywa naho haba harimo amazi, kandi ayo yose niyo afasha umubiri wacu. Urugero rw'amazi rero ntabwo rugomba kuba hasi, ntabwo rugomba kuba ruto, ntabwo tugomba kubura amazi mu mubiri uko byagenda kose. Nk'uko mwabibonye mu biganiro bibiri nakoze, navuze ikibazo cyo kubura amazi mu bwonko bugahita buhazaharira bukagira ikibazo cyane. Ingaruka narazibabwiye, ariko kandi nkwereka no kunywa amazi arengeje urugero nabyo bishobora gutera izindi ngaruka mbi ku muntu uyanyweye ku buryo bukabije. Noneho rero ibyo byagombaga gutuma nkurarikira cyangwa se ngutera amatsiko yo kumenya niyihe ngano y'amazi ukwiye kuba ukoresha, cyangwa se ni amazi angana iki ukwiye kuba unywa, ukaba uyanyweye mu rugero bikaba ari byiza, kandi se ukanayanywa gute. Nicyo rero ngiye kukwereka muri iki kiganiro cya nonaha. Nkaba ngushimira wowe unkurikirana buri munsi mu biganiro byanjye, kandi niba warakoze subscribe ndagushimiye, niba warakoze no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose bisohotse bijye bikugeraho nabyo ni byiza. Nubona ikiganiro kigushimishije ujye unagisharinga, ugihe abandi cyangwa ugipostinge kugira ngo n'abandi bakibone bagire ibyo bungukiramo. Ibyo ngiye kukubwira uyu munsi rero nabikuye ku mudokiteri witwa Jean Michel Cohen. Ni umudokiteri uzobereye mu bintu bya nutrition, ariko kandi akaba yarakunze kuvuga ku bintu bijyanye n'amazi, uburyo afasha umubiri. Ni nayo mpamvu muri iki kiganiro ari we ndi bwibandeho cyane, kubera ko niwe inama ze nizo n'ubundi ngiye kukubwira, nizo tugiye kuganiraho. Nk'uko nabikubwiye rero, umubiri wacu nyine ukenera amazi ku buryo buhagije kuko unagizwe n'amazi cyane. Nakubwiye ko ari hejuru ya 60%. Buriya amazi afite umumaro munini. Wari uzi ko amazi ariyo aringaniza ubushyuhe bwo hanze y'umubiri no mu mubiri wawe? Wakwibaza uko bigenda. Iyo hashyushye, ndavuga hanze, umubiri uhita usohora icyuya, kwa kundi ubona umuntu ari kubira ibyunzwe, noneho bwa bushyuhe wari ufite mu mubiri bugahita bugabanuka. Noneho hanze hakonja, ntihagire ibyuya bisohoka, noneho uko bigumye mu mubiri, noneho nawe ugashyuha kandi hanze hakonje. Nguko uko amazi ashobora kugufasha kuringaniza ubushyuhe. Ikindi kandi amazi akora, ntabwo atumara inyota gusa. Amazi buriya ni ingenzi cyane kuko adufasha gusohora imyanda mu mubiri. Wakwibaza ngo mbese amazi asohora imyanda mu mubiri abinyujije hehe? Ahambere tuzi twese ni mu nkari. Mu nkari ni amazi asohoka ariko agasohokana n'imyanda. Ahandi tuzi ni mu byuya cyangwa se mu byunzwe, naho burya uko bya byuya biri kugenda bishoka inyuma ku ruhu, ni nako n'imyanda iba iri gusohokamo. Ahandi abantu benshi batazi ko amazi adufasha gusohora imyanda ni mu mwuka. Buriya mu mwuka hasohokamo amazi make ataboneshwa ijisho, ariko arasohoka akanasohora n'imyanda nyine mu buryo bw'umwuka. Ni nako kandi
nanone amazi ashobora gusohora imyanda binyuze mu marira. Ariko nyine hano mu marira ho ntabwo ndi buhatinde cyane, kuko ntawakwifuza kurira kugira ngo amazi asohora imyanda, kandi nanone n'amarira aba ari na makeya ku buryo kantite ingano yayo ntabwo yasohora imyanda ku buryo bufatika, ariko aho hose wumve ko hasohokera imyanda bikozwe cyangwa se binyuze mu mazi. Ibyiza by'amazi ni byinshi cyane, ntabwo nabivuga ngo mbirangize muri iyi videwo, ahubwo icyo jyewe ngiye kukubwira ariyo ntego y'uyu munsi, ni uburyo ukwiye kunywa amazi n'ingano y'amazi ukwiye kunywa ukurikije uko wowe ungana. Mbere ya byose icyo ukwiye kuzirikana ni uko nyine amazi ari meza kandi ari ingenzi mu kuyanywa, nk'uko twabibonye ko tugizwe n'igice kinini cy'amazi, ariko uburyo umuntu ayanywa nubwo turi buze kugendera ku biro cyane cyane, ariko ntiwirengagize ko nanone no kuyanywa umuntu agendera no ku bintu umuntu akora. Niba umuntu ari gukora akazi k'ingufu, niba ari gukora ibintu byinshi bituma biri ibyuya, siporo n'ibindi, ibyo byose urumva ko ashobora kunywa amazi menshi ugereranije n'ikindi gihe azaba yicaye cyangwa se nta kintu ari gukora, nubwo bwose azaba ibiro bitahindutse. Formule umuntu agomba kugenderaho iri rusange ni ugufata ibiro byawe ukagabanya 30. Iyo niyo formule. Reka dufate urugero. Niba ufite ibiro 60, nugabanya 30 urahita ubona kabiri. Bivuze ngo ako kabiri karaba litiro, karabarwa muri litiro. Ukwiye rero niba ufite ibiro 60 ukwiye kuba unywa litiro 2 z'amazi. Niba ufite ibiro 70 nawe nugabanya 30 uraza kuhita ubona kabiri wenda n'ibice 3. Bivuga ngo ukwiye kunywa litiro 2 n'ibice 3. Ubwo impamvu jyewe nirinda kuvuga mu birahuri, akenshi ibirahuri ntibingana. Hari akarahuri gato, hari ikinini, hari ikiri mu wayene, mbese ubundi ntabwo wapfa kumenya ngo iyo bavuze ngo umuntu agomba kunywa ibirahuri 3 ku munsi aba ari ibirahuri bingana iki. Oya, reka twe kubibara mu birahuri, ahubwo tubibare mu ngero zifatika. Ni ukuvuga ngo niba ufite ibiro 60 uzagabanya 30 ubone litiro 2. Wazisuka mu gikombe, wazisuka mu kirahuri, wazisuka mu icupa, izo litiro nizo ukwiye kunywa nibura ku munsi. Niba ufite ibiro 80 uzanywa litiro n'ibice 6 by'amazi. Niba ufite ibiro 100 ukwiye kuba unywa litiro 3 n'ibice 3. Uko ibiro bigenda bizamuka nawe urabyumva niko ukwiye kunywa amazi menshi. Ariko nyine nk'uko nabibabwiye, ntabwo ugomba kwirengagiza ko amazi afite n'ahandi ava. Ntabwo amazi ava gusa muri aya tunywa asanzwe, ahubwo no mu biryo turya, no mu ibyayi unywa, amaji unywa, ibiryo watetse uba washyizemo amazi, umusururu wanyweye urimo amazi. Bivuga ngo byanze bikunze hari ahandi hantu umubiri ukura amazi. Uyu Dr Jean Michel Cohen we mu bushakashatsi bwakozwe nyine agaragaza ko umubiri ushobora gukura mu byo kurya n'ibyo kunywa hagati ya litiro 1 na litiro 1 n'igice by'amazi. Rero noneho niba ukeneye ku munsi litiro 2 n'igice z'amazi, kandi hari 1 cyangwa 1 n'igice wakuye mu biribwa, urumva ko rimwe na rimwe hari igihe ushobora no kutageza kuri za litiro 2 wari bunywe ku munsi, ubuzima bugakomeza kugenda neza kubera ko hari ahandi amazi yavuye menshi. Ariko kubera ko ibyo umuntu aba atazi ibyo wariye normal ngo amenye ngo wabakuyemo amazi angana iki, ibyiza uburyo bagendeyeho muri rusange, amazi make ashoboka ku muntu mukuru, ubundi bakunze kuhita bafata litiro 2 akaba arizo bashyize mu buryo bwo muri rusange ko umuntu akwiye kuba nibura
anywa litiro 2 z'amazi ku munsi, noneho yaba afite ibiro byinshi akagenda azamura kurushaho. Ubwo rero wowe nkurikiye wakurikiye biriya biganiro byombi, ubona ibibazo umuntu ashobora kugira yanyweye amazi menshi, ukabona n'ibibazo umuntu ashobora kugira yabuze amazi, noneho iki kiganiro kirahita kikwereka amazi ukwiye kunywa aboneye, urugero ukwiye kunywa rw'amazi. Nsoza rero nongere nkubwire ko kugotomera amazi si byiza. Uburyo bwo kunywa amazi bwiza ntabwo ari ukuyafata ngo tuyagotomere dushyire ku munwa tugotomere bya birahuri 2 cyangwa se bya litiro nako 2 ugomba kunywa ngo uzinywere rimwe. Oya, ntabwo ari byo, kuko ya mazi ahita ajya kuzura mu gifu, akuzura mu mara, mbese ukamera nk'aho ari ikintu yasutsemo, impyiko zikarwana no kuyasohora, bikarangira rero icyo byari kumara mu mubiri bitagikoze. Ubundi uburyo bwiza bwo kunywa amazi bagaragaza aba bahanga bose ni uko ugomba kunywa amazi gake gake usomaho. Ubundi biba byiza iyo unyweye amazi ugasa n'uyajundikaho gato kugira ngo yivange n'amacandwe ari mu kanwa, ubundi ubone umire ariya mazi. Ni byiza cyane, bigenda neza. Nawe nujya ubikora uzabyumve, wumve ukuntu iyo uri kunywa amazi ugasa n'uyanyuza mu kanwa gato akamanukana n'amacandwe byari biri mu kanwa, wumva haba mu kanwa wumva hakeye hameze neza, ariko kandi iyo anagiye akagera mu gifu ntabwo aba akiri amazi gusa, kuko aba yamanukanye n'ayo macandwe, bityo bigatangira akandi kazi keza ko gufasha no kugira wa mumaro nyine amazi akwiye kuba afite mu buzima bw'umuntu. Ndagushimira wowe nkurikiye, nizere ko noneho usobanukiwe uburyo bwiza bwo kunywa amazi ndetse n'ingano y'amazi ukwiye kunywa. Imana iguhe umugisha. Par les urines, en urinant, on calcule qu'on a besoin, en moyenne, on élimine environ 2,5 litres d'eau.